muri uyu mugoroba dufitanye icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo virusi zirindwi za Yerobowamu. Virusi zingahe? Zirindwi. Virusi ni iki? Ku bantu bazi tekinoloji, virusi ni imbaraga yinjira mu kintu igasa naho ije kugishyigikira, ariko mu by'ukuri igendereye kugica intege kugeza igihe kizanahagarara burundu. Kubw'ibyo rero nagira ngo mbibutse yuko Satani mu gihe gisoza amateka y'isi kurwanya umurimo w'Imana azabona ntacyo bimaze, ahubwo Satani amere nk'ugiye gushyigikira umurimo w'Imana, ariko azaba agendereye kugenda wuca intege kugeza igihe yawuhagarika bibaye ngombwa. Ariko kuko mu ijuru hari Imana, umurimo w'Imana Yesu Kristo yavugiye muri Pawulo aravuga ngo umurimo Imana yatangiye muri njye ni nayo izagira gute? Izawusoza. Reka mbabwire, Satani afite ububasha bwo guhagarika umurimo mu muntu, ariko umurimo w'Imana mu buryo bugaragara ntazawuhagarika, ntibishoboka. Rero tugiye kujya muri Bibiliya, munyaruke muri Bibiliya zanyu mu Rwambere rw'Abami igice cya 12 umurongo wa 25. Nyuma yuko Abisiraheli bahuye n'ikibazo cyo kutumvira Imana, igihe kikaza kugera, umwami w'Abisiraheli umwe yaragiye ajya kuri Samweli wari umuhanuzi. Samweli aramubwira ati jya wumvira Imana mu by'igusaba byose. Ariko nagira mbabwira ikintu kibabaje, uyu muntu Imana yamubwiraga gukora ikintu ntaba ari cyo akora, agakora ikindi. Noneho igihe kiza kugera, Samweli agiye kugenda, Sawuli afata umwenda arawukurura arawuca. Awuciye, Samweli arakebuka aramubwira ngo nk'uko uyu mwenda uwuciye Imana iguciye ku ngoma. Kandi nagira ngo mbabwire, Imana yakomeje kugenda ivuga ubuhanuzi butandukanye, kandi ku bana ba Salomo Imana kuri Dawidi yamugiriye umugisha, Isiraheli ntiyacikamo ibice bibiri kubwo kutumvira. Ariko ku bana ba Salomo barimo gutegeka nibwo Isiraheli yacitsemo kabiri. Kubw'ibyo rero Isiraheli yagize igice kimwe cya ruguru cyitwa Isiraheli, amami 10 yagiye ukwayo kubera ko bari bumvikanye. Abayamami 10 ariyo miryango 10 ya Isiraheli yagiye hamwe, barangije kuko bari bahuje intege nkeya, bari bahuje imyumvire, bajya hamwe. N'uyu munsi wa none nk'uko imiryango 10 yagiye hamwe, no mu rusengero dufite amatsinda y'abantu bakundana bitewe n'ibintu. Abasore banywa inzoga bihishe baba bafite itsinda ryabo, abadamu bahurira mu magambo no kuvuga abandi bamama baba bafite itsinda ryabo. Muri uyu mugoroba ndakubaza ngo uba muri ihe tsinda, kandi uba muri iryo tsinda kubera iyihe mpamvu? Rero imiryango 10 yaragiye iriyegeranya, ariko noneho hasigara imiryango 2. Umuryango wa Yuda n'uwa Benyamini bagiye hamwe, barangije bitwa Abayuda. Bamaze kuba Abayuda bagira isezerano ry'Imana, bakomeza kuguma ku Mana, baravuga batumva rero twebwe nubwo twagera mu ntege nkeya tuzagume ku Mana, kuko nta bihe byiza tuzagira tutari ku Mana. Haleluya. Ariko imiryango 10 yo baragiye baragenda bajya mu banyamahanga, bajya mu bapagani hagati. Abapagani baratangira barabashyingira, baratangira babyara abana babyaye babise abaki? Babise Abasamariya. Barangije iyo Isiraheli iragenda iracanganyukirwa mu mitwe, birazamba byose. Icyo nagira mbabwira, tagitike yatumye Isiraheli abenshi barimbuka, ndetse Imana igahanagurika muri bo. Tagitike Satani aracyayikoresha. Buriya muri bya birori byacu, muri za anniversaire zacu, muri ya minsi mikuru yacu twarangije amashuri, muri za gahunda zacu n'abantu duturanye twasuranye, Satani afite umugambi wo kubahanaguramo ibintu by'Imana. Rero Bibiliya itubwira neza yuko igihe cyarageze, umwami Yerobowamu ategeka Isiraheli ya indi y'imiryango 10, kubera ko bari babi no kubategeka byasabaga kuba mubi. Reka ngiye ikintu babwira, igihe kirageze ubwo mu rusengero uko abantu baba babi bizaza bisaba yuko bayoborwa n'umupasiteri mubi, kandi umukuru w'itorero mukuru abe mubi. Kubera iki? Ni umuntu wacu kabisa. Umuntu uje kumva wumve baravuze ati kanaka afazari kanaka. Wibaza ariko uriya muyobozi ko abantu bose bamushegeye ngo ayobore, ni ibihe bibazo? Usange ni umuntu wabo, ni umuntu wacu rwose. Ikintu mukundira, iyo yakumenyeho ibintu ntago yabijyana mu nama, araguhishira mpaka umwaka urangiye. Ni umuntu w'umugabo cyane. Reka ngiye ikintu babwira, twigeze kugira ji ikomeye, noneho
abajiya barangije ukazaza ukubitana n'umujiya yambaye ibintu bidahwitse atagendera muri gahunda. Noneho twari dufite umuntu witwa Mubyara, rero uwo niwe warangije abajiya bacu bo ku Muhima. Noneho wajya kumva korari yagiye utabizi. None se mwagiye arinda ubibabwiye, erega twajyanye na Mubyara n'umuntu wacu. Yarangiza wajya kubona ukabona yafashe korari yagiye gusura umuntu mu rugo utari umudivanisi muri gahunda itorero ritazi, wabaza abaje uti byagenze gute, ati Mubyara niwe watujyanye. Umva duhita tugira terime yitwa iki? Mubyara. Buriya rero pasiteri yo wumvaga abaje kumema avuga Mubyara nuko bavugaga. Umuntu aragenda atwara imitima y'abantu kubera ko abashyigikira mu bibi. Hari korari uzajya kubona ubone bafite umuntu bayoboye, hari igihanda uzajya kubona ubone gihozaho umuntu umwe, hari amatorero uzajya kubona ubona ayoborwa n'umuntu umwe uhoraho, ariko usange yabaye Mubyara. Mubyara bateye amada bakayihakana, Mubyara w'abantu bakagombye kubona umuhezo w'itorero, ariko usange ntari birye. Buriya rero kanaka ntari birye. Uzi ko buriya wa muyobozi wundi w'inshuti ye bayoborana banywana inzoga, ngiye hari n'ahantu ariko ntari birye niyo ari imbere umva ntajya yiteranya, ntari birye kabisa. Uzi ko niyo abandi bantu barimo kuvuga usanga yicecekeye, umva uriya ni umugabo kabisa. Kagiye ikintu babwira abantu bitwa ba Mubyara, abantu bafite amarangamutima yagiye ajya hejuru y'amahame y'itorero. Reka ngiye ikintu nkubwira, umuntu umwe yigeze kwicara w'umudamu abwira undi mudamu ati umva umugabo wanjye hari ikintu mushimira rwose, umugabo wanjye uko nakwambara, uko nabaho, isaha yose natahira, ibintu byose nakora, umva umugabo wanjye ni mwiza, nta kintu yishe nta n'icyo akijije. Mbega umugabo mubi. Ariko reka nkubwire, uzasohoke wambaye nabi umugabo ntavuge, utahe saa 4 za nijoro umugabo ntavuge, nurangiza ufata amafaranga, umva umugabo wanjye naramukunze cyane, sha kuri konte nigeze kugenda nkuraho 500 mbiha musaza wanjye ngo agiye kugura imari. Musaza wanjye arangije ahita ambwira ngo bayamwibye. Ndaza ndangije nkora mu mutwe wa Sheri, ndambwira Sheri bimeze bite? Umva ntiyagira ijambo avuga, mfite umugabo mwiza. Uwo ni umugabo? Ntago ari umugabo, nta mugabo ufite. Umuntu muzima agomba kumenya gushima byagenze neza, akanamenya kugaya ariko mu mwuka w'urukundo. Imana yagaye Laodikiya ariko iyigaya mu mwuka w'iki? Abo nkunda bose ndabacyaha kandi nkabahana iki? Nkabahana ibihano. Urukundo nyakuri rugomba kuba rurimo gucyaha. Rero Yerobowamu yaragiye yubaka i Shekemu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, aturayo. Imisozi ya Efurayimu famiye mbi. Buriya reka ngiye ikintu nkubwira, umuntu ahantu agiye gutura hahita hakubwira amateka ye. Ubu ndimo kubabwiriza narangiza nkababwira nintuye muri Doba ndimo hagati. Pastor ahita atangira akavuga ati ariko mwene data, aho hantu urumva ari aho guturwa n'umurayiki? Uyu mugabo agiye gutura muri Efurayimu, mu Befurayimu. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo Efurayimu, murebe mu gitabo cya Mika. Ntabwo ari Mika, ni Hoseya. Hoseya igice cya 7 umurongo wa 8. Ahantu yagiye gutura, karisiye yagiye guturamo imeze ite? Hoseya igice cya 7 umurongo wa 8. Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe ugashyira uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntabizi, ndetse yameze n'imvi z'ibitarutaru ntiyagira gute? Ntiyabimenya. Nawe wumve ugiye kujya gutura ahantu abanyamahanga bamazemo imbaraga. Efurayimu ni umutsima uhiye ugashyira uruhande rumwe. Reka ngere ikintu nkubwira, iyo utuye muri karitsiye mbi, iyo utuye ahantu habi, warangiza ugaturana n'abantu babi, ndagira mbabwire ngo hari imbaraga y'umwijima ikugota nawe ikazaguhindura mubi. Rero agiye gutura Efurayimu, bukeye arahimuka yubaka i Penuweli, maze Yerobowamu aribwira. Agira gute? Aribwira.
ikintu mbabwira, iri jambo ryitwa kwibwira ni ijambo rikomeye cyane muri no minsi mu matorero yacu. Muri korari umuntu aricara yarangiza akibwira yuko nta muntu umukunda, yarangiza akijundika abantu. Umuntu ku rusengero akibwira yuko nta muntu umwitaho, umuntu akibwira yuko abantu bamupinga. Ubu hari abasore benshi hano ushobora kubwira ngo za hano, agahita avuga ati hoya abantu bo ku rusengero igikondo barapinga cyane, kandi ntawe uramupinga. Yibwiye yuko atabwiriza bamupinga, yibwiye yuko ataririmba bamupinga. Kwibwira rero ni ikibazo gikomeye. Laodikiya yibwira ko ikize ariko ni umutindi wo kubabarirwa. Kandi ikindi nanone, umutunzi w'umupfapfa yibwiye. Kwibwira ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mwanye nawe. Abanyabyaha bafite ibintu bibwira. Reka njye ikintu mbabwira, ukwiye gusohoka mu bintu wibwira ukaza mu by'Imana ikubwira, kuko nibyo bifite akamaro. Yibwira, aribwira ati noneho ubwami buzasubira ku nzu ya Dawidi. Umurongo wa 27, aba bantu nibazamuka bakajya i Yerusalemu gutambira mu nzu y'Uwiteka. I Yerusalemu hari ubuturo bwera, kubera ko ariho Imana yavugiraga, ni nabo bari babitse ibyanditswe byera. I Yerusalemu bari bafite amasezerano yo kuzavuka kwa Mesiya. Kubw'ibyo rero, nubwo nabo bari abanyantege nkeya, ariko abanyantege nkeya bafite isezerano ry'Imana baba ari abanyambaraga. Reka njye ikintu nkubwira, uri umunyantege nke nibyo, ariko ufite isezerano ryo kugaruka kwa Kristo. Jya ubwira Imana uti Imana, nubwo ndi umunyantege nkeya, nshaka kuzakurebesha aya maso yanjye. Ufite isezerano nubwo waba umunyantege nkeya, uri umunyambaraga. Imana yaje kuganira na Gideyoni itaragira ikivugana nawe. Gideyoni yari yarababajwe n'uburyo igihugu cyabo cyabaye, yari afite agahinda gakomeye. Gideyoni yumvaga igihugu cyabo nta mbaraga gifite. Imana ije kumusuhuzira amubwira ngo uraho wa munyambaraga we, nawe mbwira kuba wagiye kwihisha igihugu cyanyu cyara abantu baragifashe barakigize akavuyo, Imana ikagusuhuza ikwita iki? Umunyambaraga. Mbega uburyo muri iri teraniro harimo abantu bareba bakabona ni abanyantege nke, nabo ubwabo bakwireba bagasanga ari abanyantege nke, ariko iyo uhagurutse ugiye gukorera Imana, Imana igusuhuza ikubwira ngo uraho wa munyambaraga we, kuko hari ibintu wanesheje abandi badashobora kunesha. Hano rero uyu mugabo yagize ikibazo, arangije aravuga tumva rero aba bantu nibagiye Yerusalemu gutambira mu nzu y'Uwiteka, imitima yabo izagarukira shebuja Rehobowamu umwami w'Abayuda, maze banyice bisubirire kuri Rehobowamu umwami w'Abayuda. Aba bantu nibazamuka, tactique, virusi ya mbere uyu mugabo yakoze ni ukubuza abantu kujya Yerusalemu. Kandi Yerusalemu niho Imana yabaga, niho Imana yavuganiraga n'abantu, niho amasezerano y'Imana yabaga. Abayobozi b'amadini b'uyu munsi wa none ntago barimo gushaka yuko abayoboke babo bazamuka mu myumvire, bazamuka mu misengere, bazamuka mu mikorere, ngo bazamuke basanganire Imana yabo. Kubuza abantu kuzamuka. Amadini menshi abereyeho kwica ibitekerezo by'abantu, ku buryo umuntu yari mugira ngo ni uburozi yariye, ku buryo hari urwego atatekereza ngo agezeho. Icya kabiri, umurongo wa 28, umwami ahera ko yigira inama, arema ibishushanyo by'inyana 2 mu izahabu. Arangije abwira abantu ati byabarushya kujya muzamuka mugiye Yerusalemu, wa bwoko bw'Abisiraheli we, ngizi imana zawe zagukuye mu gihugu cya Egiputa, maze kimwe agishyira i Beteli, ikindi agishyira i Dani. Nuko ibyo bishushanyo bibikigusha, kuko abantu bajyaga baza kubiramya ndetse bakagera no ku Kidani. Kandi yubaka n'ingoro ku tununga, atoranya mu bandi bantu bose batari Abalewi abagira abatambyi. Yerobowamu ategeka ko haba ibirori by'iminsi mikuru mu kwezi kwa 8 ku munsi wa 15, ngo bise n'iby'Ibuyuda. Nuko arazamuka ajya ku gicaniro n'i Beteli, yabigenzaga atyo, atambira izo nyana yaremye. I Beteli ahashyira abatambyi baba mu ngoro yubatse. Nuko ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa 8, ubupagani bugira n'isano buri munsi. Iyi tariki uyu munsi wa none tuyifite kuri kalendari nk'itariki yo kugira gute, kujyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya. Ikintu cyose gishobora kuyobya abantu Satani agiha itariki, kandi itariki z'abapagani zihora ari zimwe. Iriya tariki Yerobowamu amaze kuyifata,
ariko kwezi yitoranyirije ubwe arazamuka ajya ku gicaniro yari yaremye i Beteli, aharemera ibirori by'Abisiraheli, ajya ku gicaniro ahosereza imibavu. Abashaka kumva neza iki cyigisho birabasaba gusoma igitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami paje 52 na paje 53, nibwo wabona imitego yari irimo muri ibi bintu. Ubisomye gutya urabona ari ibintu byoroshye, ariko harimo tagitike ikomeye, kandi iyi tagitike Yerobowamu yakoresheje, iyi tagitike izongera ikoreshwe n'amadini kugira ngo igabanye umubare w'abagomba kuzamuka bajya Yerusalemu yo mu ijuru. Rero ngiki kintu gikomeye, intambara iri hagati ya Yerobowamu n'uwitwa Rehobowamu ishushanya intambara iri hagati ya Kristo na Satani. Yerobowamu arimo ararwana n'abantu be kuko abantu bari benshi, kugira ngo abantu batazamuka bataza bakazi Yerusalemu, kubera ko Yerusalemu ariho hari isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano irimo amategeko y'Imana, irimo inkoni n'urwabya rw'amanu, kandi Imana irapanga yuko umukiza azavukira mu Buyuda. Uyu mwami Yerobowamu rero arashaka ko abantu batajya i Yerusalemu. Yashinze ikigirwamana kimwe hano Dani, arangije aramanuka ku biti cy'i Beteli. Iki Beteli rero kwari ukugira ngo abantu bari Yerusalemu bajye bagenda bihishe, bambuke bazi Beteli, babone ikigirwamana kibagusha. Ndagira mbabwire ngo n'uyu munsi wa none dufite umubare w'abadivanisiti bihisha bakajya mu madini yo hanze, mu byumba byabo, mu masengesho, kandi bagenda nta muntu ugize gute, nta muntu ubizi. Ariko mu by'ukuri i Yerusalemu niho hari amasezerano, niho hari isanduku y'isezerano, niho hari Imana n'amasezerano yayo. Ariko hari abantu babirambiwe, kukiri dini rikonje, kubera iki ibintu byaha bidashyushye, barihisha. Yafashe ikigirwamana agishyira i Beteli kugira ngo abantu bavuye Yerusalemu bajye babona icyo basenga bari hafi. Satani iyo umuntu avuye mu bupagani aje mu nzu y'Imana, hari abantu Satani abwira ngo ntimuzajye kure, bahora bari hafi y'ubupagani. Ikigirwamana cy'Idani rero cyo cyari icy'umutekano, iki Beteli cyari icy'imigisha. Ubu dufite abantu barimo kuva hano, amadini menshi arimo arigisha inyigisho ebyiri. Urimo urajya kugira ikintu cyose bakakubwira bati hari abadayimoni, tubonye mu nzira ibintu bidatunganye, none inzu wubatse hari abadayimoni barimo munsi, Satani arimo arakurwanya, hari ibintu tubona bigiye gutera. None rero uburinzi bwawe bugomba kuva ku Mana, uze tugusengere kugira ngo urindwe. Ibigirwamana bibiri biri mu madini, ikigirwamana cyitwa uburinzi, ikigirwamana cyitwa imigisha. Waracuruje biranga, wagerageje kubyara byaranze, umugisha w'amafaranga ntawo, umugisha w'ababyeyi nta gikundiro ugira ku bahungu, nta gikundiro ugira ku bakobwa, ngwino utwegere tubigufashe. Ikigirwamana cy'iki cy'imigisha, ikigirwamana cy'imigisha, ikigirwamana cy'umutekano. Hari umuturanyi dufitanye, hari umuntu duturanye, mbona ndeba nabi, ejo bundi nubatse inzu kandi aracyafitiye ibyondo, ndabona panga kuzandogera abana, munsengere cyane. Tuzagusengera, abana bawe ntazabakoraho. Munsengere cyane, ngize imyaka 43 kandi dore ndi umusore, ndabona nta mukobwa mfite ubwoba ko nazabura n'umuntu dukorana ubukwe. Imana ibirimo, Imana ibirimo. Mu ngo nk'izo usanga abantu bafite za mushwari bihanagura, amajwi barayanize, bariswa abakozi b'iki b'Imana, muntu w'Imana. Aba bantu barahanagira ngo mbagusobanurire. Uyu twariganye muri kaminuza, ni inshuti yanjye cyane, ariko ntabwo ari umudive. Uyu nguyu wicaye aha ngaha we, nawe ni umuntu twabanye dukorana mu kazi, ajyamo amafaranga nkajya Dubai, ni umuntu mwiza cyane. Uyu rero ndamusimbutse ndaza kumugarukaho. Bantu muri aha ngaha, aba ni abaririmbyi bo ku rusengero rwacu, nuriya ni umuyobozi w'itorero ryacu. Uyu muntu rero reka mugarukeho rero. Uyu muntu ntabwo ari umudive, ariko akunda Imana ndetse andutira abadive 1000. Murumva amazina, murumva iyo introduction, andutira abadive bangahe? 1000. Uyu nguyu cyagiye tutabyaraga, uyu niwe wadusengeye, ndabyibuka hari ku itariki ni yasenze akoze ku nda y'umugore wanjye. Nyuma y'icyumweru umugore arambwira ngo yasamye. Ni umuntu ukomeye muri uru rugo. Tukiza kugura aha ngaha twarahabaye, tumaze kuhaba muri iyi nzu mubona shato nziza, tukazaza twumva inzira irimo iratigita. Yaraje arasenga, tugiye kubona tubona muri saro, aratubwiye ati ahantu hari amagufa y'abadayimoni. Yarasenze, hashize iminsi 2 tubona amagufa imbere y'umuryango. Ni umuntu w'Imana cyane.
ubu rero uyu nguyu nyine araha ni ukuvuga ngo ikibazo cyose twagira iyo tugiye Dubai kurangura asigara asenga, iyo turi buhomba aratubwira ati mwigenda. Ingo z'abadivanisiti benshi zifite abantu bavuye i Babuloni barimo kuziha icyerekezo. Niyo mpamvu pasiteri uzagera mu rugo runaka usanga umuntu nta mutima gufitiye, hari uwawufitiye. Ibi bintu birakomeye. Ikigirwamana rero ubupagani burasa. I Beteli Satani yabahaye ibirori biryoshye, arangije uriya mugabo akazaza agenda akabwira abantu baza amateka ya Isiraheli, abantu baza amateka kuvanwa mu Egiputa, yahagararaga ku ruhimbi yarangiza akababwira ngo dore iki nicyo cyabakuye mu Egiputa, abantu bagakoma amashyi. Mbega uburyo abantu batigeze bagira umwanya wo gusoma ibyanditswe byera, ababwiriza b'abahanga b'abatekinisiye bagiye kubahanaguramo ibyo bari bazi. Umuntu azaza ahaguruka, reka nongere ngarura amateka yatumumenye. Umuntu yarazaga, haleluya, amen. Bantu b'Imana, isabato nziza, umunsi w'umunezero. Isabato nziza, umunsi w'umunezero. Isabato ntimuntera amabuye bayobozi b'itorero. Banyesabato mwiriwe. Mva Imana ibaho umugisha cyane. Isabato igipindi cyitwa isabato. Noneho muri bunci umbanza mutazongera kumpa uruhimbi. Igipindi cyitwa isabato. Pastor, isabato nziza. Harya uyu muntu urimo kuvuga aya magambo arimo aratsindagira isabato cyangwa arimo arayikura mu mitwe y'abantu? Warangiza ukicara ukibaza, ariko ubundi isabato koko ni umunsi w'Imana si wo? Kubera iki umuntu yahagaze hano avuga isabato arangije arayiseka, nawe koko ugahita uvuga utari ku bundi ubu isabato ibaho? Umuntu yaraje iwacu ku Muhima aratwigisha, araducanganyukisha, abantu bose birabacanga, abakuru b'itorero bakaza bareba amabati bakazunguza umutwe. Noneho umudamu umwe twakuranye muri jiya, iterano rirangiye bati ubaza nabaze. Hari kuwa nyuma twayoborwaga na Pasiteri Safu. Pasiteri Safu nawe ni umusaza w'umupasiteri Imana yahaye ubwenge buhanitse, yararimo kubareba akareba uburyo baseka ku ruhimba, akareba iki, naho nawe arimo arapanga uburyo bagomba guhagarara, ariko ntashaka ko bitangira ariwe ubitangije. Yaratuje ngo abanze arebe ko mwiteranira Imana izagira undi muntu ihagurutsa. Wa mudamu arahaguruka arabaza ati ariko ibintu murimo kutwigisha koko ko numva ibi bintu byancanze? Arangije arakebuka areba pasiteri ati pastor, niba mutaratubeshye, aba bantu barimo baratubeshya. Ariko wanyuma ndabyibuka pasiteri, buriya abapasiteri ntabwo bajya bajya intambara. Umupasiteri uzabona ari mu ntambara z'amagambo hano ku ruhimbi uzamenye ko nawe afite ikibazo. Iterano ryararangiye baragenda, bagombaga gucya bagaruka. Tugeze mu nama ndahaguruka ndabaza, ariko abantu bakomeze barogwe tureba, undi ahita anyicaza, icara wowe. Ndabizi ubu ngubu nuko mwabonye abantu babarusha kubwiriza, barabarenza babize kaminuza. Wowe ahubwo vuga, injira muri systeme yabo bagoye gahunda yo kubwiriza, ariko wivuga. Ndabaza nako bayobozi, ibi bintu murumva koko abantu batarimo kurogwa? Baticara bati Pasiteri arahaguruka tumva, abakuru b'itorero ko mudaheruka kubwiriza habaye iki? Buriya abapasiteri ndabakunda cyane. Guturuka uyu munsi buri mukuru w'itorero agenda ategura ikibwirizwa, amezi 3 nta wundi muntu uzakandagira ku ruhimbi uretse umukuru w'itorero. Niba mutazi kwigisha mugende mu byige. Bati none bare abantu ko bafite gahunda y'ejo. Oya, ubwo abakuru b'itorero ejo nibo bazigisha. Umva, nta n'umuntu wamenye uko byagenze, twashidutse karakemutse, basigaye bagenda bahamagara abantu. Ariko najya mbabwire, baduhaye uburozi baseka ku maradiyo. Umuntu agatangira ati alo, abantu murimo kutwumva mwiriwe. Umuntu agahita amubwira abadive bakubambura mutse utabanje gusenga, banza usengere gahunda wowe. Abadive ntuzi ko ariko bakora se? Wajya kumva mana ikiganiro kibi cyawe amena. Ariko murumva iryo sengesho, ikiganiro kibi cyawe amena. Noneho undi yarangiza agahita amazi atari ku bundi gusenga bimaze iki? Undi agahita amusubiza ati gusenga wasenga utasenga byose ni iki? Ni kimwe. Twikomereza abadive batandeba nabi.
ariko murumva arimo arasenya amahame. Gusenga yabisenye, arimo arazana izina ry'itorero mu bihe bidakwiriye kugira ngo yumvikanishe ko bafite imyumvire ipfuye. Aha rero yahagararaga hano Dani mu magambo meza uyu mwami yavugaga akeye aseka, yabibutsaga yuko atari Imana yabakuye mu Egiputa ahubwo ari ibigirwamana, kandi abantu bazunguzaga umutwe mbere yuko Yesu agaruka. Ababwiriza b'abahanga, ubwo ndi mu gitabo cy'intambara ikomeye, abantu b'abanyempano, abagabo bazi kuvuga neza, babandi bavuga amarangamutima yanyu agatuma musiga ibitabo mu rugo, bazahaguruka babahanaguremo amahame y'iby'Imana. Ikiganiro gitangire kuri radio. Uyu munsi dufite topic nziza ku bigendanye na Yesu. Hano tuhafite umuyobozi wavuye muri Kiliziya, hano tuhafite umuyobozi wavuye muri ADPR, tuhafite umuyobozi wavuye mu Badivanisti, tuhafite umuyobozi n'uyu n'umwisilamu, tuhafite n'umuntu utemera Imana. Ikiganiro kigatangira. Niki kibemeza ko Yesu yabayeho? Bamwe bati gutya na gutya na gutya, abandi bati hoya twese ko tubyemera gutya. Barangiza ikiganiro kiburi minota 10, barangiza bagaha ijambo wa muntu utagira idini utemera Imana. Agahita atangira tumva rero aba bagabo ibintu bavuze kuva mu gitondo, nakomeje ndabitegereza nsanga kuba batumvikana ni ibyerekana yuko n'Imana bavuga itabaho. None ku rwaye ruhande uraduha namaki? Njyewe rero nkurikije imyumvire yanjye, ibitekerezo byanjye, nemera yuko Yesu ariho cyangwa atariho, nemera yuko Yesu azaza kimwe nuko atagiye, nemera byose, ibintu byose njyewe byemera yuko byose biva mu mutwe. None rero aba bagabo umva muratubeshye, njyewe nemera yuko Imana yabiriho cyangwa itariho, icy'ingenzi nuko bana n'abantu neza amahoro. Umunyamakuru abantu bakaba baravuze ati okay, dusigaranye iminota mike, reka duhe urubuga n'abandi bantu batwumva batangire. Allo, yego, umva uwo mugabo uvuze nyuma turamwemeye cyane, uwo mugabo mudushimira, ahubwo atubwira amazina na nimero za telefone. Abo besikoro b'abapasteri n'abapadiri n'abaki bose nabo bashe arabagaragaje kabisa. Umva nanjye kuri yabyemeye niko mbyemeye. Uriya mugabo yarizerega, ariko wowe wagize ngo kugira masters ni ikintu. Undi akabarahamagaye ati none ubwo Imana ntibaho koko wa munyamakuru we ni icyo tubwira? Umunyamakuru yarangiza mutwihanganire nta jambo bari muri studio mbasubiza, ikiganiro kizongera ubutaha, kikaba kirarangiye. Ninde utsinze? Utemera Imana arayagize gute? Atsinze. Rero ibi biganiro mukurikira ku cyumweru ni ibiganiro byateguwe na Yerobowamu utagaragara kugira ngo bibahanaguremo amahame. Ikintu gikomeye, kwifuza idini ryorohereza abantu, ridasaba umuhati, idini ridasaba kwigomwa, idini ridasaba abantu kwiyanga ndetse no kwitandukanya n'isi, byatumye habaho imyizerere yabaye gikwira, ariyo myizerere yo kwizera, ariko kwizera gusa. Intambara ikomeye ntoya, page 338. Abantu ntibashaka amadini abaruhije, barashaka idini ryorohereza abantu. Idini musaba kwambara ibintu byose, ibisheneti, amaherena, ibiki, imikufi. Idini ryemerera abantu kwambara ubusa, uko yambaye waba wambaye ubusa ku rusengero bakakubwira bati uri umuntu w'umusitari, uri umuntu w'umuniga. Umuntu akaza akabwiriza nta Bibiliya, yambaye ikoboyi, barangiza agatambwira ati umva mu bakuru b'itorero hada dufite ndakwemera sana, uri umuntu usobanutse wavuye muri analog. Uziko niyo uhagaze ku ruhimbi buriya umuntu abona ko uri kame muri umuntu usobanutse. Kubera iki? Yabwiririje muri telefone yambaye dukoboyi, umuntu w'umugabo wubatse urugo. Abantu barashaka idini borohereza. Amadini arimo gushingwa, arimo abantu barimo kwirukiramo, ni amadini yorohereza abantu. Yerobowamu yabwiye abantu ngo byabarushya kuzamuka. Amadini yose agomba koroshya ibintu kugira ngo abapagani bidagadure mu madini. Ndagira ngo msabe Imana muri iri torero ryacu twubake ku mahame aho kubaka ku bayoboke. Umuntu uje ahangaha ajya amenye ko avuye mu mwijima w'icuraburindi ageze mu mucyo w'iki witangaza. Rero abantu barimo barashaka amadini adabasaba umuhati, amadini adasaba kwigomwa, ubinyigisho yo kwirinda, kubwira abantu kureka inzoga, kureka itabi, kureka ubwomanzi, kureka ibyaha, bakamenya yuko ari insengero z'umwuka w'Imana. Izo nyigisho zarakamye. Hari urusengero wajyaho ntuvuge ko karigazo kari ikiyobyabwenge.
reka da inywebwa n'abakuru b'itorero bagataha bavuga ati uriya muyobozi mwazanye uriya mubwiriza icyambere arimo aratinza abantu mu rusengero, icya kabiri yigisha ibintu ubona bibangamiye abantu, uriya mubwiriza ubundi ninde wamutumiye? Kubera iki? Yigishije abantu kwigomwa. Icyigisho cyo kwigomwa kiragenda kigacengera mu misatsi kikayinyeganyeza kikamanuka kikagera ku nzara kikazemerera uko zigomba gusa. Icyo cyigisho kirinjira kikinjira mu munwa kikamanuka kikagera mu gifu kikamanuka mu mara kikubaka amaraso. Amadini rero arimo arasenya imbibi. Umva na hano iwacu i Kigali dufite insengero zacu zimwe na zimwe zamaze gusenya imbibi ku buryo na pasiteri agera bakambwira ati pasita banza wicara hano tukubwire uko hano duteye, uzana induru hano bagusubiza mu cyaro. Ahangaha hari abantu barivuga rikijyana. Urabona iriya modoka iparitse hariya? Yego. Uriya mugabo uzirinde kumubangamira. Umva wahita ujya mu cyaro n'amaguru. Umubwiriza akaza bakamujyana mu rusengero. Upanga kuzigisha iki? Ubuturo bwera? Yego ni byiza. Inyigisho yo kwibungabungira amagara mazima. Icyo tugize ikibazo. Icyo kintu wazakiretse ko hari undi muntu tuzatumira akakigisha. Ntacyo nzakireka. None rero hano urabona hano hasengera abantu bize amashuri. Hano hasengera abantu bakomeye. Buriya muri cya gihande cy'inyuma hari yo ministry, depite kanaka bari hariya. Witonde hari abanyamafaranga. Hari umuntu aramutse adatanze amafaranga itorero ryatari biryanyuma. Ibibwirizwa byawe rero turakwinginze tuzanagutumira. Turanagukunda cyane reka. Abantu baha kubabwiriza ni iminota mike kandi ntuzivune. Dusanzwe turi abantu b'Imana. Ntuzavunike ibintu byawe byo gutinda mu bitabo by'umuka wanuzi ngweri na White yaravuze. Ntuzavunike rwose. Hano hari abantu basomye ibyo bitabo barabifite no muri telefone. Umubwiriza akazazaza. Torero ry'Imana mwiriwe? Yego. Iwacu rero turaryaga. Umva ikibwirizwa aho gitangiriye. Bamuhaye gahunda. Undi nawe akaba ni umusirimu w'i Kigali. Yarangiza agatangira abantu b'Imana ame ame. Buriya abantu b'Imana baba basobanutse. Uyu munsi turigana ibintu byo mu kirere. Umuntu w'umusirimu w'i Kigali agaterura ikibwirizwa cyo mu kirere, mwarangiza namwe mugataha muri mu kirere. Ikibwirizwa mpaka kirangiye. Ibyo byose bikorerwa iki? Kwirinda kwigisha inyigisho yahubanganya abayoboke. Rero niyo mpamvu murimo kubona aba bantu barimo gushinga amadini bose barimo barakoresha tagitike ya Yerobowamu ya mbere yitwa korohereza abantu. Byabarushya kujya kwiyegurira Imana, byabarushya muramutse muretse imyenda mibi mwambara, byabarushya kureka inzoga. Hari idini ryiza wajyamo ukaba umuntu w'Imana ariko n'icupa ukagira gute ukarigumana. Abantu barashaka amadini atabigisha kwiyanga. Abantu barimo barashaka idini. Umva reka mbabwire nubu ikintu gisekeje. Ntimureba hano iwanyu Gikondo ubu mufite abizera batega amamodoka bagiye ku nsengero ziborohereza zirimo abayobozi badafunze mu mutwe nk'amwe. Hari iwacu Gikondo bagira kode. Pare abasaza umva njyewe byaranyobeye. Umva nzaza nemera njye mu rusengero zitavuga ikinyarwanda ariko kode y'Igikondo. Siko bakubona ukabona bose bakanuye wambaye. Nose uba wambaye iki? N'umuntu yambaye ubusa ntiyakwicara mu rusengero nkaswe wambaye imigufi. Bafite kode bari abasamba. Dufite abadiyakoni rero babakecuru bafunze mu mutwe nabo muri 70. Umva Imana izandinde rura rusengero. Ugasanga umuntu yacitse urusengero atuye mu nguni z'urusengero ariko aratega ku muganda wajya kubona ukabona yaje kora ko yabuze ahaca yicaye inyuma. Yarangiza ibintu byose yabipinze yazamuye amazuru. Muti turi mu maturo y'inyubako amazuru yayazamuye. Korari yajya kuririmba bagira korari z'inyacyaro. Umva ibiririmbo barimo gucuranga. Igikondo bahora inyuma urusengero. Ubu mufite umubare munini w'abantu bavaha bagiye mu nsengero zoroshya, aho inama z'itorero zitajya zikurikirana umuririmbyi, aho ushobora gutera umuntu inda ugahita ubatizwa shuguri nta muntu ubizi, ejo bajya kona akakubona muri DVD ari urimo gutera indirimbo. Izo nsengero nizo zirimo gushakishwa, ziyoborwa n'abapasiteri b'abasirimu b'abaniga. Yes, nta kintu kibi imbere yabo. Insengero nk'izo rero n'abasirimu barazikunda, abanyamafaranga baparikayo, ababwiriza bahaza baba ari abantu basobanutse. Mbabwire iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, umudivaniste utagifite ni umunyabibazo.
buri munsi iyo ndimo gukora amavuna nsaba n'ahantu nagiye ibitabo bazaho abantu babatijwe mbasaba ko batanga intambara ikomeye. Iki gitabo Satani aracyanga cyane, aracyanga. Mubanze mwige n'amateka yacyo mu Rwanda mumenye uburyo Satani yakirwanyije. Twikomereze. Izi virusi rero nagira ngo nkubwire, virusi ya mbere niyo korohereza abantu mu ntege nke zabo, byabarushya. Umuntu akaguhamagara ati rero ngewe mfite ikibazo, mfite umugore ariko hari n'undi nashuguritse ku ruhande, kandi ngewe mfite amafaranga, numva naba umuyobozi w'itorero, mbigenze ne? Aho kugira ngo ureke uwo mugore bibi bibazo, mfite ukuntu tuzabitekinika kandi uzibona uyoboye itorero. Wazajya kubona ukabona umuntu ayoboye itorero, ikibazo kikaza mu nama y'itorero bakagikubita umwaka utaha, abadiyakoni bakakizamura, ukizamuye bagahita bamukura ku buyobozi bw'abadiyakoni bakamujugunya mu gihanda, akazazahamagara ku gipande, bakamurinda mpaka nta kintu abaye. Ikibazo gikomeye cyabaye iwacu kumwima pasiteri arakizi. Umuyobozi w'itorero umwe yari afite umwana wakora amanyanga. Iki kibazo abapasiteri 3 bamaze kuhava kidakemutse. Kubera iki? Kijya kuzamuka umupasiteri yajya kukinjiramo bati tukimure, bagahora bakimura, pasiteri yagenda, abana b'Imana nabo bakongera bati hari ikibazo ariko cy'umuntu hano mwarenganyije, umupasiteri yaza ari mushya akakinjiramo. Rwana nacyo akarwana nacyo, yajya ko nakabona mukuru w'itorero runaka kirimo, kanaka umukire akibambyemo, pasiteri akavuga ati iki ndakigendamo neza. Mu gihe ari muri ibyo ngibyo pasiteri nawe akabaragiye, hakaza undi. Reka ngiye ikintu mbabwira, amanyanga twubakiyeho niyo atuma tudatera imbere. Korohereza abantu mu ntege nke zabo. Korari kicara igakora amafuti, yamara gukora amafuti hagahita haboneka umukuru w'itorero ugenda akabwira ati ndi kumwe namwe ntimugire ikibazo, mwebwe mu bapushinge tu. Yarangiza akaza mu nama y'itorero. Nyamara reka mbabwire, iriya korari buri irakomeye. Pasiteri wari uzi ko wava hano bakakwirukana, wowe bigendemo gake. Pasiteri mukuru w'itorero uzi ubwenge wabigendamo gake. Hariya haririmbamo abasirikare. Hari itorero nzi bigeze gukanga umuyobozi w'itorero, amwete muri akorari harimo umusirikare w'umumane kuzitonde. Pasiteri arangije atumva ntago twabimenye mwihangane, inama y'itorero ikibazo baragenda barakibaradinga. Kandi ubwo se umuntu niyo yaba ari umusirikare, ibya leta abizana ate muri korari? Mu itorero habamo amahame ayobora itorero. Umwizera wacu yaba ari umusirikare, yaba ari umupolisi, yaba ari umujepe, asabwa guca mu irembo ryugururiwe abashaka iki? Agakiza. Yego turakomeza tukamwubahira yuko afite akazi gakomeye, ariko nawe agomba kuza kubaha amahame y'itorero. Iri torero ntabwo rigomba kugurishwa ngo rishyirwe mu kwaha kw'abasirikare, mu kwaha kw'abanyapolitike n'abanyamafaranga. Rigomba kuba itorero rituje riyobowe n'Imana. Rero ibi bintu birakomeye. Virusi ya kabiri, ibigirwamana bihuje n'irari n'ibibazo byari biriho. Gufatira abantu amaraso ukoresheje ibibazo rusange. Iyi ni tagitike amadini arimo gukoresha mu gihe ubu turimo kwiga ubuhanuzi hano. Muri indi dini iyo bateguye ibyumweru 2, umunsi wa mbere ubu wo gushakira abakobwa abagabo, umunsi wa kabiri gufata abagore bafite abagabo babazengereje bakabazana ku rusengero, pasiteri akabirukanamo imyuka mibi. Umunsi wa gatatu gusengera ingo zidafite amafaranga kugira ngo ziyabone, abakodesha bose babe mu mazu ya shato Imana yazinguye, ijuru ryamanuye amafaranga, ndababona mwese mu nzu y'amabati manini ya pana yanga ya feke. Urusengero bakavuga bati ivugurura ryabaye. Gufatira abantu mu bintu abantu bakeneye. Reka ngiye ikintu mbabwira, ubu umukobwa uraha ufite imyaka 30, ufite mu mutwe hazima, ntakeneye umugabo. Ubu se umumama uraha ufite abana 3, akaba afite umugabo udashobora kwinjiza 300 byibuze mu kwezi, uyu mumama ntahangayitse yibaza ko abana uyu mwaka ejo bundi mu kwa mbere bari bujye ku ishuri? Ikibazo ntagifite. None se ubu ndamutse mpagurukije abamama 5 hano, ubu hano haburamo umumama umwe ufite umugabo wabaye umushomeri, bafite n'ikibazo cy'uko umwana azajya kwiga, yabura hano? Ntago yabura. Ubu hano habura umukire uhombye muri uku kwezi.
gufatira abantu aya madini agiye kubafatira. Umva, Yerobowamu yarabanje arareba asanga abantu bafite ibibazo bibiri, ikibazo cy'umutekano n'ikibazo cy'umugisha, nibyo yabafatiyemo. Kandi amadini agiye gufatira abantu ku mutekano n'umugisha. Icya gatatu, kubaka ingoro kutununga. Yaragiye yubaka ingoro kutununga, buri gasozi kose agashyiraho urusengero, noneho kugira ngo ahanaguremo abantu impamvu zibagenera. Ariko ubundi mu gihe Yerusalemu gukora iki? Urusengero ko rubegereye. Tagitike ya Satani, kongera insengero zikegerana n'utubari zikaba kavuyo, kugira ngo abantu batazamuka bakaza hano, batazamuka ngo baze biga ibi bintu turimo kwiga. Dusigaye dutegura amateraniro, insengero zose nazo zigategura iki? Amateraniro. Pasiteri akajyamo. Noneho haraho merutse nakoze muri TMI, umupasiteri afata abayoboke be, umunsi wa mbere nkora amavuna, arigisha, agejeje saa 10 kirakonoza, bararamya bararushya, arabwira ati nimwitahire. Bazamutse basanga nibwo mpagurutse, bahagarara inyuma, bariga ubukeye. Yarayibigishije kimukamana saa 8, abanyoherereza saa 8, baraza baza mu gitaramo. Umunsi wa gatatu yarababwiye ati mugende ugende nta kindi nakora. Cyase kimukamana neza. Umva, abo bantu barazaga tukaba turi mu materaniro banyibariza ibibazo bagira gute, hari umubare munini wabo wabatijwe. Bazabuza abantu kuzamuka, kubaka insengero ahantu hose, kugira ngo abantu bose baba bakirisitu. None wejo bundi nujya gusambana n'indaya usange ni umuririmbyi, nugenda urimo gupangana n'umuntu ibintu by'amafuti by'amanyanga byo kwiba usange ni umuyobozi mu idini runaka. Abantu bagiye guhaga amadini kugeza ubwo uzaza uratira umuntu idini sesemi zamuke. Ujya ahantu mu minsi yashize, iyo wajyaga ahantu ukabwira umuntu ukamubwira uti nitwa Murokore, ndashaka ko munguriza ibiro 5 by'isukari mu rugo tugakoresha, yahitaga avuga ati ubwo witwa Murokore baguhe n'umuceri utware. Uyu munsi wa none umuntu witwa Murokore akubwiye ngo umugurize amafaranga wayamuha? Niba abanyamanyanga ba mbere. Kubera iki? Satani arashaka kutuzinura ikintu cyitwa gusenga. Abantu bagende bajye gusenga, abesikoro bagende, abantu batihannye bagende, umukobwa azabyarira iwabo abana 3 4 nta mugabo ugaragara kandi ari umuririmbyi muri korari mu idini runaka, bituma abantu bazinuka ibintu by'Imana. Tagitike ya 5, gupirata ubutambyi. Yagiye musome biriya zanyu, yaragiye afata abantu badasanzwe ari abarewi. Itegeko ry'Imana ryavugaga yuko abatambyi bagomba gukomoka mu barewi. Noneho aragenda itavuga ngo ubundi umuntu wese ni umuntu, abantu mwumva mubishaka rata, are mwese muhinduka abatambyi. Ikintu gikomeye uyu munsi wa none Satani arimo gukora. Mwabonye ko abantu bose babaye ba pasiteri, urakubitana n'umuntu mwarararaga mubyinana, nta minsi 5 ishize cyangwa ukwezi ugakubitana nawe harimo akantu k'umweru hano. Bite se bimeze gute? Yesu ashimwe cyane. Oh, Imana ni nziza. None se umva mbwiza ukuri, va muri ibyo bintu by'igipindi tuganire. None se wabaye pasiteri ryari? Takubwira ati sha Kigali yaranze mbona ibintu ni danje. None se ibi bintu urimo bimeze gutatu bundi refera. Reka mbaha amateka asekeje. Ejo bundi nakubitanye n'umunyeshuri twiganye muri segonderi, twiganye mu wa 6, ari umwisilamu. Noneho uyu musore nakubitanye nawe hano mu mujyi kuri City Plaza. Nari nambaye neza niwo mugisha nagize. Iyo mba nambaye nabi byari kuba ibibazo. Nkubitana nawe afite telefone 2 arimo kugenda neza. Arangije aransuza sinari nanamumenye. Ijwi yararihinnye neza agenda atuje. Arambwira ati komera, uracyasenga, uracyari umudivu, uracyari muri bya bintu byawe ntimbirimo. Aranyitegereza. Ndangije namubwira ni se wowe bimeze bite? Ambwira yuko yaravuye kuri radio Umucyo gutanga ikiganiro. Arambwira ati ubundi pasiteri ukomeye, ndi pasiteri ukomeye, ntanga ikiganiro gikunzwe n'abantu kuri radio Umucyo, mfite n'idini ryanjye, uzaza undeba ariko ubundi nkwereke uko dukina diru. Reba nawe umuntu w'umupasiteri ukibuka uko bakina diru. Umva reka mbabwire, abapasiteri b'iki gihe baba bazi uko bakina diru. Gupirata ubutambyi. Abantu bose babaye abapasiteri, urinjira mu rugo iwawe ugasanga umuntu yinjiye mu rugo rwa atakubwiye, wajya kumva n'izijwi, wajya kubaza uti urinde? Ndi umushumba. Abashumba yabaye amasega.
uyu mugabo yafashe abantu bose abagira abatambyi kugira ngo azinure abantu abatambyi b'i Yerusalemu. N'uyu munsi wa none kubera uburyo abantu bose bigize abakozi b'Imana, abantu bose bigize abapotre, bigize abapasteri, kandi abenshi mukaba muzi ubwesikoro bafite, bituma no mu nzu y'Imana n'abacu tutakibubaha pastor. Ngiyi ngaruka uzaza ugana na pasteri wanyu nawe umwitiranye na babandi bahahandi. Pasteri ntabwo amagara ati ndashaka ko tuvugana, we tuvuga uti uze pasteri ko asigaranye madamu wanjye ngo baganire, aha pasteri bari hano hanze aribo bamaze abagore b'abandi. Oya da, umugabo akabara aho ngaho wajya kubona mumaze iminota nk'itanu muganira ukumva harimo arabipa umugore, bite kutaza sohoka ngwino tugende. Naho arabizi neza hari umuntu baganira amubwira ati umupasteri yantwaye umugore neza neza. Rero reka njye ikintu babwira, ibi bintu kwari ukugira ngo azinure abantu umurimo abatambyi bakoraga i Yerusalemu. N'uyu munsi wa none impamvu ubona abantu batagitanga icya cumi, abantu mu rusengero rw'Imana ubona bafite ukuntu bateye, bariye virusi y'i Babuloni. Virusi ya gatanu, gukora ibirori. I Yerusalemu barasengaga bakaramya. Uyu mugabo yaciyemo abantu kuramya akoresheje ibirori. Ibi birori bagombaga kubitegura ariko bigasa n'iby'Ubuyuda. Amadini yose yamaze kugira gahunda natwe dufite. Ejo bundi umugabo ntavuze izina ufite idini rikomeye, tukirangiza TMI yaravuze ati ariko ibi bintu abadive bakora nanjye wabyigana. Aragenda yaka mureto hano Kicukiro, ashyiraho amakorari, arangije ashyiraho gahunda y'ubuzima mbere y'amateraniro. Ubwo yakoraga yahamagaye abaganga bari hariya nabo barimo kuvura. Arangije atanga udutabo mu mwanya wa genzura, nawe yari afite utuntu atanga, aradutanga. Korari zirakora n'ibiki byose bazenguruka mu bantu n'iki. Bagomba gukora ibirori byabo bigasa n'ibya hehe n'iby'Ubuyuda. Reka mbaho ibintu mutari muzi. Kiliziya Gatolika mu myaka yamaze idatera amakorasi, ubu baratera amakorasi, barimo barajya mu mwuka. Kiliziya Gatolika uyu munsi wa none twajyaga tuyishinja yuko batabatizwa mu mazi menshi, ubu sigaye ujya gucika padiri yakubona gufitemo inyungu akakubwira ati ni iki kikujyanye, ukamubwira uti mwambatije ku gahanga kandi atari byo, agahita akubwira ati panga pisine ngewe nzaze nkwibatiriza. Bagomba gutegura ibirori byabo bigasa n'ibyahe. Ubu mu madini yose mwamaze kubyumva kuri radio, barimo barashaka kwiga ubuhanuzi, barimo baricara. Ubu bazindukiye ku bwa Yerusalemu, barimo kuroga abantu, barimo barashaka kwigisha ubuhanuzi bw'inyamaswa. Abahamya ba Yehova barimo baratanga ibitabo ku buntu. Noneho mwabonye ko bagiye ku muhanda, barimo barigana ababwiriza ubutumwa bakoresheje ibitabo b'Abadiventiste. Kubera iki? Bagomba gutegura ibirori bigasa n'iby'Ubuyuda, kandi nibiba ngombwa bazaza bafata abantu ibuyuda babajyane rwihishwa, babajyane gukora. Niyo mpamvu abaririmbyi bacu bari basanzwe ari abaririmbyi mu itorero, abenshi murimo kumva barimo kuririmba indirimbo z'isi, abandi bari mu yandi madini, kugira ngo ibirori byabo bise n'iby'Ubuyuda. Barimo bariba ababwiriza bacu. Ubu dufite ababwiriza basigaye bihisha bakajya kwigisha mu matsinda y'amadini atari ay'Abadivantisiti, kugira ngo ibirori byabo bise n'iby'Ubuyuda. Virusi ya gatandatu, kubwo gutwara imitima y'abantu, Yerobowamu icyo yatangizaga abantu baragikomezaga kugendera mu kigare. Yerobowamu umwami yabikoze, ye baba we umwami niba yabikoze natwe tubikore. Umuntu agakora ikintu yajya kona yabona hari umukuru w'itorero uhari. Abantu bigeze guhurira muri stade, no mujiya wanjye wabimbwiraga. Muri stade baricara, bari bagiye bihishe, ari ku isabato Rayon Sport iri bukine na APR. Barangije umujiya umwe agenda yambaye ishati y'umweru n'umukara, ariko mu by'ukuri afana Rayon Sport. Aragenda noneho kwa kundi babitera hejuru, barangije baramureba bati wicaye hano ute? Umva reka mbabwire, yakubiswe n'abadive bene wabo. Abadive bene wabo. Noneho abandi bakazavuga ati oya n'umureyo, bati none akaba umureyo yambaye gutya gute? Noneho mu gihe bari muri iyo nduru, umwe arangije abwira undi ati ariko rero twakoze amakosa, abantu b'abakirisitu ku isabato kuri stade. Undi arangije atamubwira ati sha, ati nta kibazo, ati we cye bukureba inyuma gatoya. Ngo arebye inyuma ahantu abakuru b'itorero bo muri uyu mujyi b'abanyamafaranga bose bari bahagaze babafana babareyo, bamwe bo mu rwego rwo hejuru. Atamubwira ati ikibazo nikivuka kizahera hejuru, we twikomereza. Kambwira ikintu mbabwira, kuba ikibi gishagawe n'umuntu wo mu rwego rwo hejuru ntibivuze ko cyahindutse ikintu cyiza.
kuba itsinda ryo gusenga ryayobye, wagezeyo ugasanga umubwiriza uzi ku rusengero abantu bemera yicayeyo, ntabwo bivuze ko byatumye iryo tsinda riba ryiza. Kuba ahantu hagiye ukahasanga umuririmbyi wa korari mu gihe wowe utarabatizwa, ntibivuze ko iryo kosa ryawe ari ryiza. Yewe kuba wajya n'aho hantu ugasanga pasiteri arahicaye, ntibivuze ko icyo kintu bakigize igitagatifu. Iyi ni virusi ya 6. Virusi ya 7 yitoranyirije iminsi inyuranye n'iy'Imana yashyizeho. Imana yagiye itanga ibirori bigomba gukorwa n'Abisiraheli. Reka ngire ikintu babwira. Imana yatanze isabato, ariko amadini menshi bafite icyumweru, amadini menshi afite vendredi, ubu amadini menshi batangiye gutegura umunsi wa mercredi usigaye ari umunsi wo gusengeraho. Mwitonde murebe imitego umunsi wa mercredi uzabyara. Dufite n'abakristo bacu basigaye bajya mu byumba mercredi yava gusenga agahita avuga ati ubu nsenze by'icyumweru, ku isabato nta kintu tujya twiga. Baba bavuza inzogera, nta kintu dutahana. Ubundi ubu iyo ntasenze mercredi mba nzongera gusenga ku yindi mercredi, kandi iyo mercredi n'abapenikoti niyo bagize umunsi wabo wo kubonana n'Imana. Mube hafi rero murebe iyi mercredi abantu basigaye bose bajyaho bajya gusenga ikizabyara. Iyi virusi ndajya mbabwire ngo mugaruke ku minsi Imana yateguye. Ubuturo bwera nicyo kintu cya mbere Yerobowamu yarwanyaga, kandi nongere mbibutse, ubuturo bwera nicyo kintu cya mbere Satani arimo kurwanya. Hari umurimo Kristo arimo gukora hera cyane ho mu ijuru. Abadivanisi bagize amahirwe yo kubimenya. Igitabo cyitwa inzandiko z'ibanze kibisobanura neza. Niyo mpamvu abadivanisi dukwiye gutwarwa n'ibintu biri mu ijuru kuruta ibiri mu isi. Ariko inyigisho y'ubuturo bwera, amadini azabuza abantu kuzamuka no kuzamura ibitekerezo byabo ngo bamenye icyo Kristo arimo kubakorera mu bwami bw'Imana. Ibirori, turahamagarirwa kugira umutuzo mu masengesho, duhamagarirwa kuramya no kugira ijambo ry'Imana nyambere. Gahunda yacu ntivangirwe, ariko dufite abantu barimo kujya muri ariya madini aho umubwiriza agakubita igikobwa bahamagaza inka. Nimujya mubyumva kuri radio, umubwiriza arabwiriza akabwiriza, wajya kumva hamagaye nk'uhamagara inka, abantu bagahita bakoma amashyi bagahaguruka ngo ubwo icyo gikobwa ni umwuka wera ukivugije. Dufite insengero nyinshi aho umubwiriza abwiriza ibipesu by'ikoti akajugunya ikoti akitera hejuru. Ubu hari ikintu cyamaze kuza gikomeye. Ubundi umubwiriza muri iri torero ryacu bivuga yuko umubwiriza agomba kuguma ku ruhimbi, byaba na byiza akarwegera cyane, kuko uko umubwiriza yegera uruhimbi niko adatandukira. Ariko reka njye ikintu mbabwira, ubu muri ano madini ujya kubona ukabona umubwiriza aramanutse, araje arimo arazenguruka mu bantu, arimo arabakoramo, uranyumva, wajya kubona ukabona araguhagurukije arakujegeje azengurutse mu bantu. Iki ni icyerekana imbaraga y'umwijima yamaze kugota ababwiriza. Mu badivantiste iki kintu ntikigeze kuba. Mugomba kumenya ko ni ubuyobe. Itorero ryacu rirangwa n'umutuzo. Iki ni igitaramo cya gospel. Uyu ni umuririmbyi w'umuhanga cyane w'umunyamerika, yatwaye imitima y'abantu, abantu bose bazamuye amaboko ngo ubu bari mu mwuka. Ariko murebe urimo kumucurangira ni umuki do. Reba iyo pantaro. Iyi myenda yambaye ibyinwa na ba basore b'abanyamerika baririmba ibiririmbo by'isi by'ibitutsi, ariko ni muri gospel. Bazamuye amaboko yabatwaye, yambaye ibikomo impande zombi, yambaye ipantaro, ni umukobwa. Kubera kureba izi ndirimbo rero abaririmbyi bacu nabo bamaze kuba abanyamerika. Amakorari babaye abanyamerika. Umuntu arareba kuri televiziyo akabona umubwiriza abwiriza yirukanka yitera hejuru, wajya kubona ukabona natwe umubwiriza yabifashe. Mwitonde, iri torero rifite ukuntu Imana yarigennye. Imana ifite uburyo iri torero iririnda amavirusi. Mwirinde kuvangirwa. Ari amadini menshi kwicara ngo abantu batekereze neza ntabishaka, kuko bicaye bagatekereza neza basanga bababeshya. Niyo mpamvu guturuka mu gitondo babitera hejuru, itere hejuru ugeze saa sita mu mutwe uraba wacanganyukiwe.
bari buvuze ingoma, bakubita ibikobwa, nujya gutekereza bajye mu mwuka, nujya gutekereza bajye mu ikorasi, korari zikubitaho, umubwiriza azenguruka gukanga ajya gukubita mu mutwe, akubita hehe, uri butaho utitekerejeho. Ibi ni ubuyobe. Intambara ikomeye, paje 279. Kwitirirwa idini runaka byahindutse rusange mu isi. Abantu bose barashaka kugira idini bitirirwa. Hari abantu basigaye baza agaca mu mubatizo, ukamubatiza muri TMI, naho yashakaga adresse, arapanga ko mu myaka nk'itatu cyangwa 4 ashobora kuzashaka umugore w'umudive. Reka bafashe ikibanza rero bitazamuvuna. Umuntu akazagaruka yiyambara ibintu by'amaherena n'iki, yarangiza akabwira ati ndumwizera wanyu hano Gikondo. None se uri umwizera ko tubona usa n'umushyitsi? Hoya, ndi nimero ya 400, nyamara mubizera mufite ndi nimero ya 400. Jya mu gitabo wajya mugasanga arimo yamaye. Yari yarafashe ikibanza. Abayobozi, mwumve abantu binjira mu idini batarahindutse. Abayobozi, abanyapolitiki, amatora yegereje, umuntu agatavuga ati ariko ubu uwaba umudive, abadive ko ari benshi kandi basobanutse, ahantu nazaza mpagarara no mu matora kuntora byaba bisobanutse, kandi burya abadive barakundwa. Byonyine kujya muri korari nkayiha amafaranga muri fundraising, abantu baratavuga bati burya dufite n'abanyapolitike bakunda Imana. Naho arimo aracunga amatora. Ibi bintu umva, reka njye ikintu mbabwira. Niba hari igitabo mukwiye gufatira umwanya intambara ikomeye, abanyapolitike baza hano gushaka amaboko, abacamanza. Buriya abadivaniste nibo bantu baza agaciro k'amategeko kuko ari nabo bayigisha. Rero iyo ubaye umudive, urubanza ugiye guca baricaka avuga ati n'umukino umudive, umva ntiwamutsinda. Umudive ntiwamutsinda. Niba yashatse umwavoka w'umudive, umva urubanza heba. Abadive nibajya bagira amanyanga ntiwanamuha ruswa, kubera ko abacamanza b'abadive bizerwa, baba bafite n'ubwenge no kureba bakageza kure. Nta nzoga banywa, nta bintu by'ibitabi banyweye, bafite imiryango ku isi, bataricara akaruhuka, abatuje. Abantu barashaka kuba abacamanza, barashaka kwinjira mu itorero. Abaganga bashobora kwinjira mu itorero bazanywe n'iki? Abadive nibo abantu ba mbere baza agaciro k'iki? K'umubiri. Mu mwanya mu cyigisho cy'ubuzima, mu mwanya temperance, buri kintu cyose umudive avuga wumva yuko aha agaciro umubiri we. Kuko ibyo rero utabaye umudive ngo ube umuganga, ko aribo bivuza cyane. Buriya muzi ko abandi batajya bivuza. Reka da, aricara yazaza yumva byanze akikubitiraho inzoga, yakumva byanze gutyo, igihe cyazagera agahita avuga ati barandoze, abakigiye kwa muganga. Ariko umudivaniste aricara akantu kose kaba, reka njye kwicekinga kwa muganga, bakamucisha mu cyuma. Umudive yaba arwaye iryinyo, yaba urwara rwahezemo, ajya kwa muganga. Baza agaciro k'ubuzima. Rero abantu barinjira mu itorero, umuntu yabaye umuganga abaye umudive abashyikiriye abantu. Abandi bantu binjira mu itorero ku mibare, abacuruzi. Akicara akavuga ati umva, iyo ubaye abadive barakundirana kubi, abacuruzi babo uzi ko umwe asiga imari Dubai, undi akazajyayo kuyimuzana. Abanyagwa barakundana. Iyo umwe yahombye baricara bagateranira mu rugo rw'undi, bakamukora fundraising agasubira Dubai. Utabaye umudive waba icyo uri umucuruzi, bakaza bakaba abacuruzi. Aba bose bayoboka itorero runaka ari uburyo bwo gushaka icyubahiro no kwiringirwa n'abantu no kugera ku nyungu zabo bwite z'iby'isi. Uko niko bagerageza guhisha ibyo bakora bidatunganye, bakabitwikiriza umwenda w'ubukristo. Amatorero menshi yashyigikiwe n'ubukungu n'ubushobozi bw'abo bantu babatijwe nyamara bagamije inyungu z'isi. Ashakashakana umwete kuba ibyamamare no gufashwa. Insengero z'ibitangarirwa zitatswe mu buryo bw'akataraboneka zirubakwa ahantu abantu benshi bakunda guhurira. Ibitorero bikaba binini, abasirimu bakazabegera abandi basirimu. Umuntu yazagusanga usengera nk'hariya hejuru ku irebero cyangwa hariya amatorero yanyu yo hirya. Umuntu agasanga hari umuntu haparitse imodoka wahasengeye. Uyu muntu nyiri iyi modoka ninde? None se kutegera abandi bantu urabona uzasobanuka ute? Bugacya nawe yazanye imodoka yiparitse Igikondo, yegereye abandi bakire. Ikintu mbabwira, ijuru riri kure niba tutemereye umwuka w'Imana ngo aduhindure. Muri ayo matorero rero mwumva ukuntu bimeze. Abantu baje kuramya
bambara imyenda igezweho, kuko buri muntu wese kubera ko haje abasirimu, haje abakobwa bize kaminuza b'abasirimu bafite amasura meza, hari abagore bambaye amabubu n'iki, buri muntu wese isaba ataba yayikaniye avuga ati nzaba nambaye iki ngo mbemeze. Twese tuba twaje kwerekana imyenda. Wabonye ikoti? Uzi ko yambaye ikoti ry'6,600 nararibajije nubwo ntayatunze. Uriya mugabo ni umukire, ariko sha uriya mukuru w'itorero buriya koko yazashatse yazabwiye umugore akamwigisha kwambara. Uzi ko ikoti yambaye ari ryo muri 77, uriya muntu koko amafaranga atunze amumariye iki? Dore wa mudamu gitenge yambaye, hako kiriya gitenge buriya mugore ko cyamubanye indangamuntu nta mugabo agira. Umva ibintu byaha byaranyobeye. Ku isabato ugasanga abantu bari mu myenda gusa. Nawe cyarakomeje ngo umuvugabutumwa ufite impano w'umukirisitu, umuvugabutumwa ufite impano yo kunezeza abayoboke. Nta bakristo bafite abaki? Umuvugabutumwa ufite impano yo kunezeza abayoboke no kubakurura, ahembwa umushahara munini. Ababwiriza babarwanira aho hantu. Ubibwiye umuntu uti ufite ivuna igikondo, warangiza ukamubwira uti ufite irindi vuna mu cyaro ku Kibuye, abwira abo ku Kibuye ati mwihangane havutse impamvu zikomeye, none rero ivuna mwari nari mfitanye namwe muryimurire mu mpeshyi itaha. Kubera iki? Mu mutwe yabaze igikondo. Hari umubwiriza amubwiye ko igikondo iyo urangije amavuna umugore we bamuha impano, nawe bakaguha impano. Igikondo ni heza, iyo uri mu mavuna utaha mu rugo rw'umukire ukarya neza. Abantu b'igikondo bakunda abantu babwiriza, kandi uba urimo no kugenda wunguka inshuti nshyashya, abakire, abasirimu, abacuruzi, ugenda umenyana n'abayobozi bo muri leta n'ibiki byose. Ugasanga amatorero nk'aya ababwiriza bafite impano nibo bashaka kuruta ababwiriza b'abakirisitu. Niyo mpamvu ikibwirizwa cye rero kiza nta muntu kigomba kugonga, kandi mu bibwirizwa bye ntagomba kwamagana ibyaha rusange biri mu bantu, ahubwo amagambo ye agomba kuba asize umunyu kandi aryoheye amatwi. Abantu bakavuga ati bayobozi, umuntu watumiye uyu mugabo azongera mutumire, mbega umugabo usetsa. Umva nasetse numva inkweto zirenda kumvamo. Reka mbabwire, esheke mubona dufite ituruka ku babwiriza bagiye batabwiriza iby'Imana yabahaye. Niyo mpamvu muzasanga bizera nta gitabo agira, umwizera adakunda amateraniro. Ubu dufite n'abantu bamaze guhaga ibintu by'Imana. Buriya nza hano ngo hari abantu babanje kuza ngo batestinge barebe niba amavuna ngo azaryoha. Kubera iki? Hari abantu bagiye babwiriza, ariko babwiriza uzi kubwiriza kugeza igihe uzagaruka ugasanga umwizera yanditse agenda, waterura umutwe w'ikibwirizwa agasanga nuwa kanaka ati iki cyigisho yaragipirase ni icya kanaka ngewe yakinyigishe muri 98. Iki cyigisho mfite n'ahantu nacyanditse yaragipirase. Ababwiriza badafitanye mwanya n'Imana bafite ikibazo. Mu matwi y'abakunda ibigezweho, muri ubwo buryo abanyabyaha bakunda ibigezweho bandikwa mu bitabo by'itorero, kandi ibyaha bigezweho bigatwikirirwa umwenda wo kwigira intungane. Intambara ikomeye, page 279 niyo nasomaga. Rero ibi bintu bizarangirira he? Zaburi 32:8, nzakwigisha nkwereka inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. n'Imana irimo kuvuga, ntago nzemera ko izi virusi zikwangiza. Nubwo turi mu isi yanduye, ariko Imana ifite uburinzi bwayo. Yesaya 40, nimuhumurize abantu banjye mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuga ibyururutse imitima, ngibi ibintu bikenewe y'ab'i Yerusalemu. Mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe, n'ibyaha byaho byose ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Nimwumve ijwi ry'urangurura mu butayu ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu. Haleluya. Ubwacu tumeze nk'ubutayu, mureke dutunganye inzira Uwiteka acamo yinjire muri twebwe. Mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa
mu kidaturwa. Imitima yacu imaze igihe kirekire idatuwemo na mwuka w'Imana, ariko igihe kirageze ngo mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Ariko ikibazo, hari abantu benshi bagiye basohoka muri iri torero bakagenda ngo batandukanye n'abanyabyaha, ngo itorero ryabaye Babuloni, bakagenda wamubaza uturi umuki ngo ndi umugorozi. Yagiye kugorora iki? Kugorora kwa mbere ni ukugorora ibiri muri wowe ngo Imana ibona hica. Ikindi kintu gikomeye, igikombe cyose kizuzuzwa, ntimugire ubwoba. Hari umuntu ureba ukabona hari ibintu bituzuye muri we, hari umuntu uririmba ukabona ntibyuzuye, hari umuntu ubwiriza ukabona ntibyuzuye, hari umuntu uza mu rusengero ukabona ntibyuzuye, ariko igikombe cyose kizagira gute? Kizuzuzwa. Kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, ahagoramye hazagororwa. Ninde uzahagorora? Ni Uwiteka. Imana muri uyu mugoroba igorora imico yacu, igorora ingeso zacu, kandi nirangiza igorore n'ahazaza hacu. Ikindi kintu gikomeye, Bibiliya iravuga ngo n'inzira zidaharuwe zizaharurwa. Ntugire ubwoba yuko utarimo kubona inzira imbere, ntugire ubwoba yuko utarimo kubona wuca. Imana izaca inzira, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. 29 niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshyashya. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, bazirukanka bahunga Satani be kunanirwa. Bazahunga n'imbaraga kandi bazagenda be gucogora. Uzaza umuganiriza umubwira uti uracyari umudivanisti, agusubiza ati Imana yarandinze kuva muri 80 ninjira muri iri torero, sinari najya hanze, ntari nditsinda nabayemo, kandi numva nyikunze Imana nkuko nayikundaga. Imana izaha abantu bayo imbaraga. Rero nerekeza ku musozo, nimuhindurwe n'imiburo yanjye, ni Uwiteka avuga. Dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Ariko Imana irimo iravuga ngo narabahamagaye muraninira, mwarananiye. Nta kuntu ntabahamagaye. Nakoresheje ibyanditswe byera, nakoresheje ijwi ryo mu mutima, nakoresheje ibitangaza, ubuhamya n'imibereho y'abantu b'Imana, ariko mwaranze. Nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho, ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, no kubacyaha kwanjye ntimubyitaho. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago. Mbega amagambo ababaje. Nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bikaza nka serwakira. Igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, mbega ibibazo abanyabyaha bagiye kugira, nibwo bazantakambira nk'abihorera. Bazanshakana umwete ntibazambona, kuko igihe cyo kubonerwamo ntago banshatse. Kandi ikindi, kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka, ntibemeye inama zanjye, bahinyuye guhana kwanjye kose, nicyo gituma bazarya ibiva mu ngeso zabo, kandi bazahazwa n'imigambi yabo. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha, abantu bagiye kuzira ubuswa, kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura. Abapfu baguwe neza, umuntu urimo uramwigisha aho igihe kigeze, yarangiza akakubwira ati reka da, ibyo ni iterabwoba. Umuntu urimo uramubwira aho akaga kageze, umuntu urimo uramwereka aho ubuhanuzi bugeze. Abantu biyicariye mu madini barimo baravuga ati reka da, umwuka azabimbwira. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha, kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura. 33 ariko unyumvira wese azaba amahoro. Haleluya. Kandi adendeze atikanga ikibi. Muri uyu mugoroba Imana ibarinde virusi, ariko dufite antivirusi ikomera, ariyo Yesu Kristo. Nta muntu ufite Kristo mu mutima uzayoba. Inyigisho z'ibinyoma, ibintu byose birimo kubana na kimwe kizamutwara. Muri uyu mugoroba nongere nkurarike, iyegurira Imana. Shaka umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, gura ibitabo, shaka umwanya wo kuboneka mu materaniro. Uko bwije n'uko bukeye nugera aha ngaha, Imana izahindura imitekerereze yawe, Imana izahindura hazaza hawe, Imana izagutegurira ubuzima. Kandi nagira ngo mbabwire, hagiye kubaho intambara yo kubuza abantu kuzamuka bajya muri Yerusalemu yo mu ijuru. Imana ibahe kuzamura ibitekerezo, Imana izamura imyumvire yanyu, Imana izamure kwizera kwanyu, Imana izamura ubuyoboke bwanyu, kugira ngo mube abantu biteguye gusanganira umwami mu izina rya Yesu.